ewe twabaga twabiha agaciro kuba tutatuzi ibyiza byabyo. Nyirandikubwimana Donatille n'umwe mu babyeyi bo mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe bafite abana muri ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu iri muri uyu murenge wa Bigogwe. Donatille we kimwe n'abandi babyeyi bo muri uyu murenge bavuga ko mbere batumvaga ibyo kujyana abana babo muri ECD cyangwa mu marerero kuko bumvaga ko abajyana y'abana babo ari abafite ubushobozi burenze. Gusa ngo aho bajyaniye y'abana babo byabafashije mu mikurire yabo. Ewe twabaga twabiha agaciro kuba tutatuzi ibyiza byabyo. None mwatinyaga ikizu twabaga tudasobanukiwe, twasobanukirwa ibyiza byo kwiga hano. None rero twamaze gusobanukirwa abana bacu bari kubakura ubumenyi. Mfite n'uwaharangirije baharangirije wa mbere ajya kwiga mu wa mbere, yarangije wa gatatu yarambaye ari hano. Hano mu bigaragara hano ababyeyi urugo rukigera ahangaha ntabwo twabyumvaga, twumvaga atari ya mashuri bita coaching, ya mashuri bita za nasari, twumvaga mbese kugira ngo tubyumve neza ntabwo twabishoboraga, ariko bitewe na serivisi tubonera ahangaha ababyeyi bamaze kumva, namwe muri hera amaso uyu mugabane ungana utya ababyeyi. Uko biri kose twe twayigezemo abandi baratubanjirijemo, nibo batubwiye kuba bitugaragarije ko umwana ashoboye, kabone cyane ko iyo umuntu agiye gutangira ikintu ikize ntaba ari cyinshi, ariko iyo hageze niho bana ubudasa bw'ikintu. ECD Bigogwe by'umwihariko hano muri Bikingi wacu yaradufashije bikomeye. Noella uyobora ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu iri muri uyu murenge wa Bigogwe nawe ashimangira ko bagitangira mu mwaka w'ibihumbi 2014 ababyeyi batabyumvaga kuko mu bana 120 batangiranye kuri ubu ECD ikurikirana abana barenga 600. Dufata abana hano 120 rwose ababyeyi batabyumva ndetse n'abayobozi bamwe batumva gahunda ya ECD igamije iki. Dutangirana abana bake 2014, ariko urwego tugeze ku rwego rwo gufasha imiryango 648 n'abana bayikomokamo kandi bose bagahabwa serivisi nziza za ECD umunsi ku wundi. Gahunda mbonezamikurire y'abana bato yita ku bana kuva kuri 0 kugeza ku myaka 6. Ibyo byiciro twebwe hano byose turabifite. Dutangira gutegura umwana akiri mu nda kuva kuri 0 kugeza aje hano akajya muri cya cyiciro cya home visit, tukabishyiramo imbaraga kugira ngo tumurinde imirire mibi kugwingira. Hanyuma akava muri icyo cyiciro ajya muri home based cyangwa se aza kuri hano kuri set agize imyaka 3. Umwana tukamucutsa afite imyaka 6. Iyi ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu iri mu murenge wa Bigogwe yashinzwe na Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame binyuze mu Mbuto Foundation, aho kugeza ubu muri iyi ECD buri mwaka abana bayirangijemo bakorerwa ibirori bifatanye n'imurikabikorwa. Ubijyo kujya n'igikoma turabibonera ku ishuri tugashisha kumva. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.